Nyakubahwa Minisitiri w'Uburezi ukaba n'umusangwa mukuru muri uyu muhango wo kwizihiza umunsi mukuru wa mwarimu, abanyakubahwa abaminisitiri ba Minaloc, ICT ndetse na Mifotra, Meya w'Umujyi wa Kigali, abandi bafatanyabikorwa b'uburezi, batumirwa mwese, barimu, barezi, mwaramutse neza kandi mbifurije umunsi mwiza mpuzamahanga wahariwe mwarimu. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, abarimu dukeneye mu burezi twifuza. Ni insanganyamatsiko igaragaza uruhare rwa mwarimu kugira ngo tugere ku mpinduka twifuza. Twese twemeranya ko impinduka dukeneye mu burezi zigirwamo uruhare na mwarimu, ndetse akaba ari nawe uzishyira mu bikorwa. Ni muri uru rugamba rwo guharanira kugera ku burezi twifuza, uyu munsi dufite abarimu barenga 120,000. Aha harimo abigisha mu mashuri y'ubumenyi rusange ndetse no mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro ndetse no mu mashuri yigenga. Iyo turebye ku isi muri rusange, uyu munsi isi ihanganye n'ikibazo cyo gusubira inyuma ku rwego rw'uburezi, cyane cyane nyuma y'ingaruka twatejwe n'icyorezo cya COVID, aricyo cyahungabanyije inzego z'ubukungu muri rusange. Ibi byateye icyuho kigaragara mu kugera ku ntego z'ibyiciro by'uburezi ku banyeshuri, ibyo twita learning outcomes. Aha igihugu cyacu cyashyizeho ingamba zigamije kongera kuzamura ireme ry'uburezi ndetse no kugera kuri izo ntego z'ibyiciro by'uburezi. Nanatanga n'ingero. Icya mbere twese tuzi, mu rurimi rw'icyongereza tukita universal access. Inzego zose zifatanyije twabashije kongera umubare w'abana bagana ishuri batangiriye ku gihe ku kigero cya 97.7%. Ibi bigendana no kongera bifatika ibikorwa remezo bijya mu burezi, nubwo tugifite byinshi byo kongera kugira ngo bigende neza kurushaho. Twashyizeho kandi ingamba zo guhangana n'abana bata amashuri, aho inzego zifatanyije bwa mbere nyuma y'imyaka 3, hagati y'5 n'3, ni ubwa mbere twabonye umubare w'abata ishuri ugabanuka mu mwaka washize. Twavuye kuri 9.5, uyu munsi tugera ku 8.5. Dufite umukoro rero twese hamwe dufatanyije wo gukomeza kumanura uyu mubare aho kugira ngo uzamuke. Dufite kandi ingamba zitandukanye zidufasha kuzamura ireme ry'uburezi, cyane cyane mu burezi bw'ibanze. Twashyize kandi imbaraga muri gahunda yo kugaburira abana bose ku ishuri, nubwo tugikeneye gufatanyiriza hamwe kugira ngo dukangurire ababyeyi gutanga umusanzu wabo ku gihe ndetse no kongera uruhare rwabo mu gukurikirana imyigire n'imyigishirize y'abana bacu twese. Mu guhangana n'ibura ry'imirimo ku isoko ry'umurimo, twongereye imbaraga n'ubukangurambaga mu kwitabira amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro, aho ibi byagendanye no kongera umubare w'aya mashuri hirya no hino mu gihugu. Ndetse uyu mwaka turimo w'amashuri, buri murenge wose ukazaba byibuze ufite ishuri. Nk'uko turi bibonere mu bihembo bitangwa uyu munsi, twemera ko umusaruro wa mwarimu ugaragarira mu mitsindire y'abo yigisha. Tuzi kandi ko umwarimu umwe adashobora kwigira, ahubwo bisaba ko abarimu bose hamwe ndetse n'abayobozi b'ishuri bose babigiramo uruhare. Nk'uko turi bubibone, turaza guhemba abatsinze.
ariko ntitwabura kubereka ahakigaragara icyuho mu mitsindire y'abanyeshuri. Turebye mu myaka 3 ishize, twabonye mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza isomo ry'Ikinyarwanda riza ku mwanya wa mbere mu masomo abanyeshuri batsinda kurusha ayandi. Ndetse no mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye abenshi bagira amanota arenga 50% muri iri somo mu bizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange y'amashuri yisumbuye. Ibi turabishima, ni na byiza. Iyo bigeze ku mibare ndetse na siyanse ntabwo dukora neza, twari dukwiriye kureba icyo twongera. Mu mibare na siyanse abanyeshuri benshi bagira munsi ya 50%. Mu cyiciro gisoza amashuri yisumbuye advanced level, abanyeshuri batsinda muri rusange amasomo y'ingenzi ajyanye n'amashami yabo, ariko kandi twongera kubona imibare ndetse n'indimi, Icyongereza n'Igifaransa ntabwo tubyitwaramo neza. Aha nagira ngo tubikoreshe nko kwisuzuma, kuko igihe turimo kwishimira umunsi wa mwarimu dusubire inyuma turebe aho dukwiriye kuba dushyira imbaraga. By'umwihariko twifuje gushimira ndetse no kugaragaza amashuri yagiye akora neza, ndetse twashatse kureba mu gihe cy'imyaka 5 ishize amashuri yakomeje agaruka mu mashuri ya mbere. Ahangaha byumvikane kuba ishuri rigaragara nk'irya mbere ntabwo ari uko rifite umunyeshuri wabaye wa mbere mu gihugu, ahubwo nuko iyo ukoze icyegeranyo cy'abanyeshuri babo n'uburyo batsinda, abanyeshuri baba batsinze neza bose hamwe. Aha rero twatanga ingero, hari amashuri yakomeje kugaruka mu gihe cy'imyaka 5. Ahangaha ni muri top 10, ni ukuvuga amashuri 10 ya mbere mu gihe cy'imyaka 5. Aya mashuri yakomeje kugaruka. Ahangaha twavuga École primaire Espoir de l'avenir. Iri shuri ni ishuri ribarizwa mu karere ka Bugesera. Twavuga ishuri Fawe Girls School. Ni ishuri rikorera mu karere ka Gasabo. Twavuga ishuri Gashora Girls Academy of Science and Technology. Naryo ni ishuri riba mu karere ka Bugesera. Twavuga ishuri Apega Gahengeri TVET School. Ni ishuri rikorera mu karere ka Rwamagana. Twavuga ishuri Nderabarezi TTC Save. Ni ishuri rikorera mu karere ka Gisagara. Aha twashakaga kugaragaza uruhare ubuyobozi bw'amashuri bugira mu kugira ngo habeho imitsindire myiza. Ntabwo umuntu yareka kugaragaza ko ishuri rikomeza rigaragara mu mashuri 10 ya mbere mu myaka 5, buri mwaka rikomeza rigaragara, iryo shuri riba rifite umwihariko. Ni ngombwa rero ko ayo mashuri tuyagaragaza, tukayashima, ndetse no mu yari buhembwe uyu munsi aya mashuri arimo. Ntabwo turi buyahembe kubera ko akomeza agaruka buri mwaka mu myaka 5, turi buyahembe ko n'uyu mwaka yagarutse mu mashuri yitwaye neza. Ubuyobozi bw'amashuri bugira uruhare rukomeye mu kuzamura ireme ry'uburezi.
ndetse ahangaha twashakaga kugaruka cyane ku byo twifuza ku muyobozi mwiza. Ikindi kandi mu bo turi buhembe uyu munsi ntabwo turi buhemba abarimu gusa, ahubwo turahemba n'abayobozi b'ayo mashuri, kubera yuko twemera ko kugira ngo aba barimu batsindishe abana ku rwego rwiza, abayobozi b'ayo mashuri baba babigizemo uruhare. Umuyobozi mwiza rero arangwa n'iki? Aharangwa no guharanira impinduka ziteza imbere ireme ry'uburezi, ndetse agashyiraho uburyo bwiza bwo kwiga ndetse no guharanira iterambere rya mwarimu mu bumenyi bwe bwite. Icya kabiri tumubonaho, acunga neza umutungo w'ishuri, ntabwo asesagura kandi awukoresha neza. Ikindi tumubonaho harimo no gukoresha neza ibikoresho agenerwa by'ishuri. Ashyiraho intego zirambye ndetse afatanya n'abo bakorana kugira ngo zigerweho. Umuyobozi w'ishuri ayobora neza imyigire n'imyigishirize mu ishuri, ndetse agafasha mwarimu ku buryo bwihariye. Umuyobozi ahora aharanira guhanga ibishya ndetse no gukomeza kunoza ibyagezweho. Aha rero nagira ngo nsabe abayobozi b'amashuri bari hano ndetse n'abadukurikiye bari hirya no hino mu gihugu gukomeza guharanira kugira ubuyobozi bwiza kandi bufite icyerekezo kugira ngo tubashe kugera ku burezi twifuza. Ndagira ngo nibutse bimwe mu byo dukwiriye kwitaho kugira ngo tuzazamure imitsindire mu gihe kizaza. Mu mwaka w'2025 u Rwanda ku nshuro ya mbere ruzitabira isuzuma bumenyi mpuzamahanga ry'abanyeshuri, iryo twita Program for International Assessment cyangwa se PISA. Iri rushanwa cyangwa se risuzuma bumenyi rizibanda ku bagejeje ku myaka 15 kandi rizareba siyanse ndetse n'indimi, aribyo bya bindi natangiye ngaragaza dukeneye kongeramo imbaraga. Kugira ngo rero tuzabitsinde birasaba ko hari ibyo mu byo dusanzwe dukora dukwiriye guhindura. Dukwiriye kongera imbaraga mu kuzamura imitsindire kuri ya masomo nababwiye, indimi ndetse na siyanse, imibare n'andi masiyanse ndetse n'indimi zose hamwe. Ibi byagerwaho dushoboye kureba uko duhindura gahunda z'amashuri yacu, tukongera umubare w'amasaha agana kuri ibi ngibi, tutibagiwe ibindi ariko ibi bigahabwa umwihariko. Nubwo iri suzuma bumenyi tuzarijyamo mu 2025, tuzongera nanone dukomeze turikora buri myaka 5. Ikindi kandi dukwiriye kongera gukora ni ukongerera abanyeshuri bari mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ubumenyi bujyanye n'indimi ndetse no kugaragaza ibyo bazi. Ku isi ya none iyo basohotse bagiye kwitabira amashuri makuru na za kaminuza, ibi batugaragariza ko baba batabifite. Mureke dufatanye tubyongere. Ndasoza nongera kubifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza mpuzamahanga wa mwarimu, ndetse kubera ko ntari bugaruke hano mbonereho mbifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Hanyuma mbasabe turebere hamwe video ngufi itugaragariza bimwe mu byo maze kugarukaho, ariko inagaragaza muri make ibyagezweho mu burezi. Murakoze, mukomeze kugira umunsi mwiza.